Ndagushuje cyane wowe wongeye kubana natwe, nguhaye ikaze byimazeyo kuri channel yacu, nguhaye karibu, nguhaye kwisanzura, nguhaye kugira ngo wongere kubana natwe, ariko bisa nkaho ari njyewe uhiriwe kubwo gutegwa nawe amatwi ukanyumva. Ndagushimiye cyane kubw'uwo mwanya, ni iby'agaciro. Ndasuhuza abantu badukurikira buri munsi, nanabashimira baturuka mu mpande zitandukanye z'isi, by'umwihariko abumva uru rurimi. Dusangira byinshi kandi ni mwebwe dukorera, ni mwebwe mudutera ingabo mu bitugu yo gukora kurushaho. Uyu munsi nkuzaniye ibintu cyangwa se ahantu hatandukanye ho kwibandaho mu rugo mu gihe urimo ukora isuku. Hari ukuntu usanga twese dufite ukuntu twamenyereye kwibwira ko dukwiriye gukora isuku aho tuba mu rugo, nyamara ugasanga hari utuntu tugira gutya tukaducika, cyangwa se hari utundi twibeshyaho, cyangwa se hari indi myumvire dufite nyamara ishobora kuba itagera neza ku isuku nyirizina twebwe dukeneye. Niyo mpamvu uyu munsi rero nkuzaniye aho hantu ho kwibanda, aho hantu ho kwibanda mu gihe urimo ukora isuku. Ubundi abantu bagakwiye kwibanda mu buryo bwo kwirinda mikorobe, cyangwa se ko mikorobe zigira ingaruka mbi ku buzima zikwirakwiza mu ngo zabo, aho kwibanda ku gusukura ahagaragara ko hasa nabi. Urumva twese ni ukuvuga ngo icy'ingenzi ni ukwirinda kuko mikorobe zangira ingaruka, aho gushaka kwibanda gusukura ahantu hagaragara ko hasa nabi. Urumva twese dukunze cyane gushaka gusukura ahagaragara ko hasa nabi, nyamara akenshi ahagaragarira amaso yacu ko hasa nabi usanga rimwe na rimwe hatanafite aho hahurira na mikorobe zigira ingaruka mbi ku buzima bwacu. Akenshi ibi ni ibikubiye mu bushakashatsi bushya bw'ikigo cyigenga cyita ku buzima mu Bwongereza, aricyo cyitwa Royal Society for Public Health. Bavuga ko gukaraba intoki cyangwa kumesa ibitambaro byo guhanagura amasahani n'ibindi byombo no koza ahategurirwa amafunguro byose bikozwe mu gihe cya nyacyo rwose ni ingenzi ku isuku, ni ingenzi ku isuku. Ariko nanone ubushakashatsi bw'iki kigo buburira ko umuntu umwe muri aba bantu bane aba atekereza ko byo atari ingenzi. Kwita ku isuku neza bishobora kugabanya indwara zandura ndetse no guha ubushobozi n'imiti imwe itagishobora indwara nk'uko ubu bushakashatsi bivuga. Gusa nyine nanone bakavuga bati nta suku ikabije ibaho. Ubushakashatsi kandi nanone buvuga yuko hari urujijo mu bantu batandukanye ku itandukaniro riri hagati y'umwanda, mikorobe cyangwa se n'isuku. Mu bantu 2,000 bakoreweho ubushakashatsi, bagaragaje ko 23% muri bo batekereza ko abana bakeneye gushyirwa muri mikorobe. Biragutangaza cyane. Abantu 23% muri bo batekereza ko abana bakeneye gushyirwa muri mikorobe zagira ingaruka mbi ku buzima bwabo, ngo hubakwe ubwirinzi bw'imibiri yabo. Ariko impuguke zo zakoze ubushakashatsi zivuga ko yari imyumvire ishobora kugira ingaruka mbi ndetse igatuma bishoboka ko indwara zahitana ubuzima bwabo.
Izi mpuguke zisaba ko ahubwo abantu bakwiye kwibanda mu gusukura ahantu h'ingenzi mu bihe by'ingenzi, nubwo haba hagaragara nk'ahasukuye, mu kurinda ko mikorobe mbi zikwiragira hose. Ngeze noneho hahandi ndi kukubwira ngo se nihe ukwiye kwibanda mu gukora isuku, nihe ukwiye kwibanda mu rugo mu gutegura no kugabura amafunguro. Ni ukuvuga ngo aha ni ahantu h'ingenzi ukwiye kwibanda, ntukwiye kujenjeka, ntukwiye gukerensa akantu kamwe, ntukwiye gukerensa akantu na kamwe muri ubu buryo. Murabizi yaba turi mu bihe usanga abana basigaye barwara ama infection atarigeze abaho, ushobora kubyibaza. None se ubwo wenda tugitangira iki kiganiro wavuze uti nyamara se ko twumva dukora isuku tugira gute ntako tutagira, ariko nanone iyo ubirebye ubona ko abana muri iyi minsi, ndetse si n'abana gusa ndetse n'abantu bakuru, usanga bagira ibibazo bya infection zo mu maraso n'iki bitewe n'ikibazo cy'isuku. Rero niyo mpamvu bavuga bati ahantu hambere ho kwibanda nyamuneka ni mu gutegura no kugabura amafunguro. Ahandi hantu ha kabiri, kurisha intoki, mu buryo bwo kurisha intoki. Abantu niba bazi ko barisha intoki bakeneye kwibanda aho hantu cyane. Ubwo biragaruka kuri cya kindi, isuku ikwiriye gukorwa ahantu h'ingenzi kurenza uko dutekereza ahantu tubona hasa nabi. Wowe hari igihe wita cyane ku gukoropa no kuhanagura ameza cyane, ariko ugasanga rimwe na rimwe siho hantu ahubwo ho kwibanda, nubwo naho hakenewe, ariko aho kwibanda niho turimo tuvuga uyu munsi. Noneho igihe abantu bakorora, ahantu ha gatatu, igihe abantu bakorora cyangwa bitsamura cyangwa bakura umwanda mu mazuru, you see? Handi hantu ho kwibanda, niba umuntu akorora, niba umuntu yitsamura cyangwa se gukura umwanda mu mazuru, agomba kwitonda. Buriya sinzi uburyo bwo kwitsamura, umuntu agomba kugerageza kwitsamura ku buryo akenshi uburyo bwiza bwo kwitsamura ni kwa kundi ukingaho ikiganza, ukingaho ukuboko, nibwo buryo bwemewe. Si bwa buryo bwo gutegaho ibiganza please, ntabwo ari byo, ntabwo biriya ari byiza, kuko ibyo biganza byawe nanone ubishizemo ikindi kintu, kandi ibiganza birakora ahantu henshi hatandukanye. So ni byiza ko rero umuntu witsamura, umuntu ukorora cyangwa se wipfuna, agerageza kubyitaho, akajya ahantu hiherereye, akagerageza kurinda iyo suku cyane. Mu gihe cyo gukoresha noneho ibitambaro bikunda gukoreshwa mu nzu no kubimesa, ibitambaro bikunda gukoreshwa, ibitambaro bihanagura amasahani, ibitambaro bihanagura ahantu nk'aho ngaho, ibyo nabyo bikwiye kwitabwaho, bikwiye kumeswa kenshi gashoboka. Ni ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo abantu noneho bafite imbwa mu rugo nabo basabwa kwitwararika cyane mu buryo bwo kwita ku mbwa zabo zo mu rugo. Bisaba kwitwararika cyane. Noneho mu kwegeranya no kumena imyanda, ya myanda mwakoresheje ahantu runaka, ni icyitonderwa. Ahantu iri ntikwiye kuhatinda, ikwiye kuhavanwa vuba. Uburyo yegeranywamo bikwiye kwitonderwa cyane, bikwiye kwibandwaho, bikwiye kwitabwaho cyane kurusha ibindi bintu byose. Noneho mu kwita ku muntu uri mu muryango warwaye indwara runaka, ubwo turavuga indwara ishobora kwandura, uburyo yitabwaho, akwiye kwitabwaho ku buryo bwimbitse. Urumva ko uwo muntu dushobora kuba turimo tuzengurutse amaso tureba ibindi dukorera isuku, ariko wa muntu
wanduye indwara runaka mu rugo tukaba tutarimo tumwitaho, si ukumuha akato, ariko akwiye kwitabwaho mu buryo bwe, by'umwihariko nk'igihe turi muri ibi bihe by'ibyorezo za COVID-19, ibintu nk'ibyo bise, uwo muntu asabwa kwitabwaho by'umwihariko, kuko iyo bitagenze gutyo arakwirakwiza iyo ndwara. Ubu bushakashatsi kandi buvuga ko ari ingenzi by'umwihariko gukaraba intoki nyuma yo gufata ibiribwa, uvuye mu bwiherero, umaze gukorora, kwitsamura, kwita ku murwayi no kwita ku mbwa. Ni ukuvuga nk'uko twavuze za ngingo zose, biragaragaza ko ari byiza gukaraba intoki mbere yo kugira ngo ugire icyo ukoraho muri ibi ngibi, ndetse na nyuma. Akenshi abantu benshi dukwiye kumenyera ngo karaba intoki uvuye mu bwiherero, karaba intoki. Ni byiza cyane ko wakaraba intoki ugiye gukora icyo kintu, kandi ukanazikaraba ukirangije. Impamvu ni iyihe? Urugero, nk'umuntu ugiye mu bwiherero akeneye gukaraba intoki mbere agiyeyo, kuko hari igihe aba ari bugire ukuntu intoki ze azikoresha ku mubiri we runaka. Birumvikana neza ko aramutse hari umwanda yari afite aho yari ari, arabanza nawe ubwe akiyanduza. Ni ukuvuga ngo igikorwa icyo ari cyo cyose kigusaba ko wowe ubwawe hari aho ugiye guhuriza intoki n'umubiri wawe, ni byiza ko wabanza ugakaraba mbere yo kugikora, noneho wanakirangiza nabwo ugakaraba. Ibi ngibi ni ukurinda ubuzima, ntitukabikerense ngo twumve ngo n'ubundi no. Ni byiza kubyitaho, ni byiza cyane kubyitwararikaho cyane. Ikindi ni n'ingenzi cyane kandi gusukura igikoni, naho gukatira ibiribwa bibisi cyane cyane nk'inyama n'ibikomoka ku nkoko n'ibindi byo mu muryango wazo, cyangwa mbere yo guteka ibiryo byoroheje cyane nk'imigati n'ibindi bintu bigusaba kugira ukundi kuntu uvanga, ni byiza cyane. Ubu bushakashatsi kandi buvuga ko hasi mu nzu hashobora kugaragara ko handuye, ariko ko hataba hari mikorobe. Ni ukuvuga ngo ntabwo haba hari mikorobe nini cyane zishobora kugira ingaruka mu buzima, nubwo haba hagaragara ko handuye, sibyo? Niyo mpamvu utigeze wumva hajemo umuhantu ho kwibanda cyane, nubwo hari ingenzi, kandi kuko akenshi hagaragarira amaso ho ubwaho hadukururira guhita tuhakora isuku. Ugasanga rero twirengagije aho handi amaso atabasha kubona. Niyo mpamvu noneho gusukura bikuraho bagiteri gute? Koza ahantu ku buso runaka ndetse n'ibikoresho byo mu gikoni, ugakoresha amazi y'akazuyazi kandi irimo isabune, bikuraho udukoko twa bagiteri, tukajyana n'ayo mazi mu gihe uri koza kandi ununyuguza. Ariko kugira ngo bagiteri zipfe neza bisaba kuzitwikisha amazi ashyushye ku kigero ndetse cya dogere 70, kandi ibyo woza ukabimaza akanya muri ayo mazi, nk'uko bivugwa n'ikigo Food Standard Agency cyita ku buziranenge bw'ibiribwa mu Bwongereza. Ni ukuvuga ngo urabyumva neza, ni byiza cyane ko ukoresha amazi ashyushye kuri ibyo bintu cyane cyane byo mu gikoni, amasahani, ibyombo. Ni byiza cyane ko wakoresha amazi ashyushye ndetse ukanabitinzamo. Yego nibyo, wabyumvishe neza, ni byiza gukoresha amazi ashyushye ndetse n'isabune. Professor San Bronifeld wo muri kaminuza ya London School of Hygiene and Tropical Medicine kandi avuga ko abantu bakwiye gusobanukirwa n'itandukaniro riri hagati y'isuku no kuba ahantu cyangwa umuntu agaragara ko akeye.
Ibyo ni bya bindi twavugaga, amaso hari ukuntu atwereka uburyo twebwe ahantu dukwiye gusukura, nyamara amaso se areba iki? Amaso areba iki? Mu gihe gusukura bivuze gukuraho umwanda wa za mikorobe, isuku yo ni umuco wo gusukura ahantu hangombwa mu bihe byangombwa. Juste niba hano hagaragara ko hasa nabi ukahasukura, mu kwirinda kwandura indwara nko mu gihe hategurwa amafunguro cyangwa mu gihe cyo gukoresha ubwiherero. Ngayo nguko rero ni icyo ngicyo nari nkufitiye uyu munsi, ni icyo ngicyo nari nkufitiye iyi saha, ni icyo ngicyo nari nkufitiye uyu munota, kugira ngo wongere wikubita agashyi, wongere ukebuke aho wari umaze gutandukira, wongere wisuzume kugira ngo urinde wowe ubwawe, urinde abawe, ndetse urinde n'umuryango nyarwanda muri rusange. Ibi biradufasha guhangana by'umwihariko n'ibi byorezo bifite aho bihuriye n'isuku, wita kuri aha hantu h'ingenzi twavuze ho kwibanda mu bijyanye n'isuku. Ndagushimiye cyane rero kubwo kudukurikira no kubana natwe, wakoze cyane. Reka dukomeze tubane muri byinshi, kandi dukomeze twite ku buzima, kuko ubuzima niwo mutungo ukomeye, kuko nta cy'ubuzima wagura, nta cy'ubuzima buzira umuze wabasha kugura. Ni byiza kubyitaho hakiri kare, aho kugira ngo imiti izatubere ibiryo, reka ibiryo bitubere imiti. Murakoze cyane, ndabashimiye mwese aho muri, nakagaruka. Mugire Imana n'amafaranga.